hari icyo yankoreye umutima wanjye utazibagira, hari icyo yankoreye umutima wanjye utazibagira, yankijije ndwaye umutima wanjye ntuzibagira, hari icyo yankoreye umutima wanjye utazibagira. Yesu abahezagire, ibyo yagukoreye nawe umutima wawe ntuzubyibagire. Ego, Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi ndashimira Imana. Cyambere izina ryanjye banyita nitwa Munanayire Beransira, abandi umukristo wo mu ishengero rya Pantekote ryo mu Ruyigi. Abashimira Imana yampaye ngiriye ubuntu, impagakiza, impakuyimenya, kumenya ubushobozi bwayo n'ububasha bwayo. Inkuye kure, yankuye kure cyane, yankuye ahantu hari habi mu buzima bwanjye. Je nabayeho ndi umukristo ariko nabayeho ndi umupagani ntaramenya Yesu. Umuryango wanjye navukiye umuryango w'abantu batizera, bari bafite ibindi bagenda bizera. Urazi ko miryango abantu bizera bitandukanye. Umuryango wacu bari abantu baba nyedini. Hanyuma Yesu antoranya muri abo nyine, ndashima Imana ko yankuye aho. Hanyuma Imana inkorera ikintu kidasanzwe rero, inkorera ikintu gikomeye. Burya Imana igenda yibuka umuntu. Cyo gihe nari muri wo muryango utazi Imana, nari narabayeho ngeze igihe rero njya mu rusengero. Bantu b'Imana mukunde kujya gusenga. N'umwana ushatse kujya gusenga ntimukamubuze. Jewe gakiza kugira ngo kanshikeho, kashyitseho kubera ko natangiye kujya njya gusenga nkiri muto. Nsize wacu aho nari ababyeyi bari bandeze, nkabasiga mu rugo nkajya gusenga mu miga y'abana ya mu gitondo. Ibyo byaramfashe. Aho nkuriye numvise ubutumwa bwiza bintera kwihana. Rero nihana, naramaze kurwara indwara yitwa igitigu. Icyo gitigu ndakirwara, ndabyimbinda, njya kwa muganga mara imyaka 2 mu bitaro bamvura. Ntibyabakundira, azi ko igitigu kigoye. Hanyuma rero mu mwaka wa 1983 nari nkimaranye imyaka 2. 83 niho natangiye kubona Yesu, mbona ukuboko kwe gukomeye kunkorera ibitangaza. 83 niho nihanye. Ubwo icyo gitigu nari nakirwanye n'umutima ubyimba, umutima wanjye ukajya ubyimba. Abantu bose bari bazi ko ntazabaho. Uburyo bw'uko umusatsi wari warashize no ku mutwe. Ubu mfite ibiro 110. Icyo gihe nari mfite ibiro nka 15. Njyamye mu gitanda ntawashobora kumenya, ntawashobora kumbona. Mvuze abantu barikanga kubera ko nari naraheze. Ariko Yesu, nkura na Yesu ankorera ibitangaza. Nkizwa na Yesu, abaganga byarabananiye. Baransengera, ndakira. Umutima ndawukira, kugeza iyi saha ndi muzima. Cya gitigu ndagikira. Yesu ankorera ibitangaza. Abantu b'Imana, sinabona uburyo namuvuga. Bambwiye kuvuga Yesu numva namuvuga bukira bugacya. Uko akora ibitangaza n'ibirenge by'abana abantu biyumvira. Iyo si indwara navuwe na muganga, ni indwara navuwe na Yesu. Mva ku biro 15 20 ngire 200 birenga kubw'urukundo rw'Imana. Rero icyo nababwira bakundwa bene data, uyu Yesu twakurikiye umugabo ushoboye, nta ndwara nimwe adakiza. Indwara zose umwizeye aragukiza. Yesu abahezagire cyane. Yarankijije, nawe nakugira inama. Uzanyumva wese akumviye intahe, ndamwifuriza kwizera. Kwizera niko kwankijije, kuko nabonaga ko bidashoboka. Ariko kubwo kwizera Kristo Yesu, umwami nk'umukiza w'ubugingo, babwiye abantu bati haguruka tugusengere. Numvaga ko bidashoboka,
ntabwo ibintu abaganga bapimye, ibintu abaganga bona byananiwe, guhaguruka gusenga gusa nibyo biza gutuma nkira. Ndashima Yesu rero mpagurutse mu bandi basenze. Ikintu cya mbere Imana yabanje kunkorera, yabanje kubyimbura wa mutima urakira, inda nayo irabyimbuka. Abaganga bambonye bari baramvuye baratangaye bakambaza ati niki cyagukijije? Ndavuga ngo ni Yesu yankijije. Ndashima Yesu rero yankijije kandi akiza indwara zose. Murazi neza ko igitigu kidakira, ariko Yesu yarakinkijije kubw'urukundo rwe. Kubw'ibyo ndashimiye Imana yo mu ijuru ibahezagire. Numva rero n'abaririmbira akaririmbo, ndi umuntu ukecuru ukunda kuririmba, imyaka mfite si mike, ariko ndakunda muri ako gakiza, muri ibyo Imana yankoreye yampaye kuririmba. N'ubu ndi umuririmbyi muri korali, ariko numvise agakorasi nabaterera. Umuntu wese najya akibuka azajya avuga ati hari umuntu yandirimbiye indirimbo. Korasi kavuga ngo hari icyo yankoreye umutima wanjye utazibagira, hari icyo yankoreye umutima wanjye utazibagira, yankijije ndwaye umutima wanjye ntuzibagira, hari icyo yankoreye umutima wanjye utazibagira. Yesu abahezagire, ibyo yagukoreye nawe umutima ntuzubyibagire, uhora ubyibutsa Imana uti hari icyo wankoreye. Uhoraho Imana abahe umugisha.